reka dushimire Mana yawe yaduje ikemera ko tubumwe muri ubu buzima ikanaduha imigisha y'uburyo bwinshi ikadushoboza tukihanganirana birenze ubwenge bwacu ntacyo twakwitura Jehova w'ibihe byose imazwi iteka ryose birakwiye ko tugushimira Yesu umukiza wacu nta na kimwe twabona twakugereranya nacyo oya waduhinduriye ubuzima utugira umuntu umwe bivuye ku mutima data tuzahora tugushima birakwiye ko tugushimira Yesu umukiza wacu nta na kimwe twabona twakugereranya nacyo oya waduhinduriye ubuzima utugira umuntu umwe bivuye ku mutima data tuzahora tugushima biba byoroshye ko ababiri bahuza ibikorwa byabo bikaba nk'iby'umuntu umwe kuko akenshi usanga buri wese amenya ibye isano bari bafitanye bakayiranganya buri wese agashinja ibyo mugenzi we imigisha iva mu ijuru bakayihagarika birakwiye ko tugushimira Yesu umukiza wacu nta na kimwe twabona twakugereranya nacyo oya waduhinduriye ubuzima utugira umuntu umwe bivuye ku mutima data tuzahora tugushima birakwiye ko tugushimira Yesu umukiza wacu nta na kimwe twabona twakugereranya nacyo oya waduhinduriye ubuzima utugira umuntu umwe bivuye ku mutima data tuzahora tugushima muvandi munyumva dore inama nziza gusenga gufatanije no kugira umutima unyuzwe bizana inyungu nyinshi urugo rugakombera kandi niyo gacitse nimwicare mujye inama buri wese asengere ko ikibazo gikemuka Nabona mumenye yuko urugo ari ijuru rito birakwiye ko tugushimira Yesu umukiza wacu nta na kimwe twabona twakugereranya nacyo oya waduhinduriye ubuzima utugira umuntu umwe bivuye ku mutima data tuzahora tugushima birakwiye ko tugushimira Yesu umukiza wacu nta na kimwe twabona twakugereranya nacyo oya waduhinduriye ubuzima utugira umuntu umwe bivuye ku mutima data tuzahora tugushima waduhinduriye ubuzima utugira umuntu umwe
bivuye ku mutima data tuzahora tugushima waduhinduriye ubuzima utugira umuntu umwe bivuye ku mutima data tuzahora tugushima